Nk'uko ubushize twabonye uko wakoresha amazi y'umuceri ndetse n'ibibabi by'amapera kugira ngo umusatsi wawe ukure neza kandi ubu ino nshuro wari uzi ko Info and Fact yabateguriye uburyo wakoresha ikirayi, igitunguru ndetse n'igi kugira ngo umusatsi wawe ukure neza kandi vuba kandi unakurane ubwiza buhebuje. Ntabatindiye ufata ikirayi kimwe ukagihata maze ukagikatamo uduce duto duto, warangiza ukaba ubishyize nko mu gasuperi cyangwa se ku isahani. Hanyuma ugafata igitunguru kimwe nacyo ukagikatamo uduce duto duto maze ukabishyira hamwe washyize bya birayi byawe. Ibyo birayi n'ibitunguru wamaze gukatamo uduce duto duto uhita ubishyira muri blending machine, hanyuma ukongeramo igikombe kimwe cy'amazi. Iyo blending machine imaze kubitunganya uhita ukuramo bya birayi n'ibitunguru wamaze gusya, warangiza ukabiyungurura ukoresheje akayunguruzo. Byaba byiza ufashe ikiyiko ukagenda usa nk'unombanomba kugira ngo ubashe gukuramo amazi byihuse kandi yose. Iyo umaze kubiyungurura uhita ushyiramo igi rimwe hamwe n'ikiyiko kimwe cy'ubuki, warangiza ukabivanga. Wabona bimaze kwivanga neza ukabishyira mu icupa ryabugenewe, ubundi ukagenda upuriza mu musatsi wawe, ariko cyane cyane aho umusatsi umerera, ari nako ugenda usa nk'umasa mu mutwe buhoro buhoro. Warangiza ukaba uretse kogamo mu gihe kingana nk'isaha imwe. Iyo saha ishize ukaraba mu mutwe ukoresheje shampoo usanzwe ukoresha, warangiza ukumutsa umusatsi wawe nk'uko bisanzwe, ubundi ugasigamo amavuta usanzwe usigamo. Byaba byiza ugiye ubikora nka 2 mu cyumweru. Wakoze cyane wowe warebye ino video, wibutsa gukanda like, subscribe hamwe na share.